Christophe mani ngo bagiye kurimbira umukobwa umwana wo mu bakire ngo za Nyarutarama abamuteye indobo. Kevin Tatiana yamuteye indobo akibona papa cyane. Oya ari nundi mukobwa wahane Gikondo kitwaga Uwera yishimani yaraze kuryama mu modoka munsi urumva kayikanika urumva Vicky producer yagiye se Madrid wanje yagiye muri Kenya aho ubukwe bwa Yago buzabera. Abanyarwanda mutuye muri Kenya mushaka kuzataba ubukwe bwa Yago mwese muremere ntago yagajya mu inzoga urumva n'ubukwe bwe ntago bwaba buri watanga inzoga ntibivuze yuko ryabura kutazigurira abantu. Wabonye ukuntu Aisha na Murinda Habirene ukuntu byatangiye ari ibintu bya joke Aisha azamubwira ati Irene wabaga he azamubwira ati ngarashaka urukundo batwereka zira pranka none ibintu byamaze kuba Murinda Habi nta mugore agiye yigeze amukwereka none ngo dutegereze ubukwe bwa Irene na Aisha nabwo bugiye kuba kuko batangiye no gufatanya imitungo. Claude Kikashi ngo Bwiza yamaze kumutera indobo. Bwiza imukaraze yamubwira ati Claude Cabayinga yamubwiye ngo ntabyo ku managing nankoramo akazi byatewe na Nizbeat. Shani yabagaragaye mu mavideo uri no mu ndirimbo nshyashya ya Nuzi ya Platine yari amaze igihe kinini ari mu rukundo na producer de Benjamin. Ubu byararangiye rwatubyaye atera indobo Sherina Doro sibuka ko Sherina Doro nawe atera indobo uwitwa Kamaro bon appétit. Sha apeti ndayihorana ngiye wagira ngo ako ngengera apeti y'inzoga kurushiyo kurya mana. Bene mwe mukunda igiporezo cyane. Naye Mashiramo igisenda ariko. Urusenda rurahagije. Zana urusenda we. We Kazungu. Kazungu zana urusenda. Oyo rurahagije. Numva man. Umuniga bariyongoje. Christophe mani ngo bagiye kurimbira umukobwa. Umwana wo mu bakire ngo za Nyarutarama abamuteye indobo. Christophe bamubitseho indobo. Ako manu zindobo zo muri showbiz. Abantu benshi batewe indobo. Abanega benshi batewe. Wakihereyeho se wowe. Njye ntago ari indobo ahubwo njye wagira ngo bane ukuvuga ngo batere kampani ya mirongo yose bayinyubikaho. Nariye plastique nyinshi cyane. Uzi plastique nariye. Nigeze gutereta ka baby urumva. Koko muhima kitwaga Mugisha. Man acira nuzi. Akana kanteye indobo shawa mutipe we. Biturutse ku mujamu witwaga Steven. Urumva njyewe nagiye gutereta akana. Urumva? Kakobwa keza cyane kari gafite nk'imyaka 19. Kakwemera? Bana kanyereka ko kanyemera. Ubwa mbere. Ubwa kabiri Steven agashukisha ibiceri. Urumva nsubiyeyo nasaze. Mvita amaboro ngo nyamakarite postale n'ibiki. Mane akabebe narayigahaye gahita kayishwanyurira mu maso. Ndebye haruguru gutya mu miyenzi mbona tembesire. Mbona umuniga w'urutwe arimo ararunguruka mpitavuga ni Steven nta wundi bikoze. Cyane nanjye ndobona narayiriye niga mu wa kabiri secondaire. Ako ni bari ikintu cya mbere kibabaza. Umukobwa witwa Minyoni niwe waneye inda. Buri uramu bebe muturanye. Bamwita gute? Uriya Mama Skoro. Mama Scovia. Sumuzi. Ewana buri uriya twiga muri secondaire yigeze kunteranya nanjye n'umukobwa twikundaniraga. Murase mwariganye. Twigaga ku kigo kimwe yiga mu wa gatatu ariko ararana n'uwo mukobwa nakundaga. Ewana baby twikundanira yarananyemeye rwose avuga ati Skype rwose niba na ngombwa tuzanibanira. Ariko Mama Skoro rwose yaje kumunteranyaho umukobwa rwose aranyandikira. Ariko abakobwa umukobwa abamuneranyijeho arangije bituma umukobwa anyandikira karetere yuko ngatakinyeneye mu buzima bwiwe n'ikaramu y'umutuku. Hari ikintu rero nshaka kubwira kimwe. Icyo gihe niganaga n'umukobwa witwa JY Eve. Ndamuzi JY. Abantu benshi baramuzi n'ishumi yanjye. Umva ikintu we ngomba kubwira Skype. Ibi bintu byarambabaje. Ikintu ugomba kumenya ni kimwe. Urabona ukunze gusanga mu buzima busanzwe umukobwa mwiza akunda kujyana n'umukobwa mubi. Shaka bise. Kugira ngo uzabone abakobwa beza babiri bagendana babigoye. Urumva kubera ko umukobwa mwiza iyo agendana n'umukobwa mubi bituma yidistenga n'ahantu agiye bakamubona wenyine. Niyo mpamvu badakunda kugendana n'abakobwa beza. Noneho abakobwa beza bagenzi be iyo bagendana ari batatu
bituma bose barafuhirana abagabo bakabarwanira intambara ikarangira hajemo udushyari bakarwanira abagabo bakaragirana n'amabifu. Umva ahantu rero sasa abakobwa babi nabo bihimurira ku bakobwa beza. Abese ko mugendana azi ko amurusha uburanga. Tubanze duterekemo, tubanze dutebezemo imbere. Wewe n'ubuterekamo nge ntari bimba shaka kurelaxa je subize ko ibintu by'iporezo se ari uguterekamo gake gake. Apana bya bindi byabaye akabavuga ngo ntago barya ngo bishwe n'inzaga bamutereka igisorora imbere ukabona yakimaze. Urumva mani? None abakobwa babi n'ahantu bihimurira ku bakobwa beza. Nuko bateranya nishikiza n'aba boyfriend babo. Abakobwa babi. Abakobwa babi, umukobwa mwiza wese yagendana n'umukobwa mubi. Umukobwa mubi iteka ntago ajya yishimira ko uwo mukobwa mwiza yagira umu boyfriend ngo barambane. Akora uko ashoboye, aba ari nk'umunyamakuru, abashinzwe nk'amakuru. Barateranya bya danje. Bakazana na mayingere. Nukuvuga ngo uriya nuze Mama Scovia. Niba ari guteranyije nako kabebe. Kari keza shaba kita kamurushaga ubwiza. Ntago ariko yafuhiye. Ntago ari we yafuhiye, ahubwo yafuhiye ako gakobwa. Niko umuntu wemeze. Oya ntago ari ninjye yafuhiye, ahubwo njyewe yanzaniye y'ingeri. None se kaguteye indobo. Kandi karanyandikiye mu iretere, karanyandikiye ibahasha y'umutuku. Kandikishije ikaramu y'umutuku. Ambwira ngo nta kinyeneye mu buzima bwe ngo ndi kumubuza umwanya wo kwiga. Umwigaga he muri apasi? Na haboro nigaga ku Kamonyi ahantu bita harasa oyase. Nuze ni igitwe cyangwa? Oya ni ku Kamonyi haboro nigaga tu. Iruyumba. Mu kigo cy'abaporoso. Mu wa kabiri ndabyibuka twari tuvuye muri refe rwose. Umwana w'umukobwa rwose tumaze kurya n'ukuntu nari namuhaye keya nimba hari ikintu cyambabaje. Ndo abantu barasiye. N'ukuntu umwana twari n'uwo munsi ku ishuri bari batetse akabemba. Urumva akabemba urakazi. Bari batetse akabemba akabemba ni badi. Urumva? Akabemba n'ubunyobwa gahambira. Ni isosi y'ubunyobwa nyine n'ubugari nyine. Nibyo bari batetse. Umwana tukimara gusangira namuhaye keya. Arangije kwa kundi nyine muri refiyo bize bamaze guporeza ukuntu birangira ahita ambwira ngo dusohoke nkubwire. Tugisohoka ahita amereza akabashanguze ngo aka karetureze kugasoma. Ari Mama Scovia biteye. Ari ubiteye uwo uramu bebe. None ngiye mu kumanuka nje namanutse muri doro. Namanutse muri doro. Umwana waramuhaga Mama Scovia nawe agakenera ntumuhereze. Urumva byari kuzaza. Wumvise. None ubwo birangije tugeze muri doro ubwo urumva navuye muri refe numva nishenye mvuga ati cyana ngiyewe cyansereburishije ni waneza. Uguze ngiye wakugera wamvumo kama. Kugera muri doro nishimye niriye ku bakoboye nahise mbona iretere yandikishije bike y'umutuku. Umukobwa ambwira ko atakinyeneye. Muzishaza yaneye. Cyakoze amenyona arako wabari ubu narishakiye mfite mu madoboye nari. Uzi abantu bateye indobo. Uzi none abastari bo mu Rwanda. Abahanzi bo bariwe indobo ni benshi. Bushido yari indobo zigera muri 3. Urumva? Bushari. Ishkevin yari indobo zirenga zingahe. Urumva? Ishkevin Tatiana yamuteye indobo akibona papa cyane. Oya ari nundi mukobwa wahane Gikondo kitwaga Uwera. Nako kateye Ishkevin indobo. Hano ikintu gitangaje mukuru wako kabebe kitwa Uwera. Nje twarahuzaga tumeze neza ntari. Ariko none ibiraro byo kwa Mentoji byose byo kuri studio. Ira studio kwa ba Jacques bara ba Kevin nabo nibe nabona ba Mento na ba Jacques bo mu Nyakabanda na ba Jacques na ba Plug urumva kuruza kwigaraje. None Kevin yakoraga mu garage. Ubundi ishi bura yakoraga muri garage yo kuri apase neza gutya munsi. Agenda n'urundi runiga rwivugishaga ibyongereza rwavuye hanze. Barwitaga ngo iki Byaharaga mu studio hariya barwitaga niba ari ambassador rwivugishaga ibyongereza. Ndaruzi. Bari twajyaga njya gukoresha imodoka. Imodoka yaba mu Grand Frère wa undi Savi. Yabana bayishimani yaraze kuryama mu modoka munsi urumva kayikanika urumva. Azumwuga ishkabira umwuga mana azumwuga. Uriya nawe yishi yari indobo. Urumva? Ariko mbere impamvu bapeti baryaga indobo. Yishi indobo ya mbere yariye ayipfuye na producer we bitaga Evikik. Akunze yisha kana karamubonye kaje muri studio karamwikundira. Noneho Evikik ahita sara asaze bituma kana kamuca amazi
akana nyine urabizi amaniga ukuntu ahinduka. Evikiki so ndo byinaga nka Chris Brown. Evikiki producer nyine. Ukundaga kuririmba kubita n'ubupani biki byose. Evikiki producer. Yagiye se Madrid wanje. Yagiye muri Kenya aho ubukwe bwa Yago buzabera. Ubukwe bwa Yago buzanye ute? Ubukwe bwa Yago tangiye kubutangaza. Nta matariki y'ubukwe arashyiraho. Oya ko niho buzabera. Ubukwe bwa Yago buzabera muri Kenya, makuru twayakuruye urumva. Na sale buzaberamo twayimenye urumva. Ibintu byose amakuru turayafite 100%. Turaza kuzibura nshuti tubasobanurire neza. N'abantu mwatumiwe nabo mutaratumirwa mwese abazashaka kumuvundira mu bukwe muzagende urumva. Abanyarwanda mutuye muri Kenya mushaka kuzataba ubukwe bwa Yago mwese tayari mujye kuri Big Town TV. Mukanya turabakubita ikiganiro kimeze neza. Ndayikunga inzoga zizaba zimeze. Sha inzoga zaba ziri Yago kwa Yago nabarakora ariko ntago Yago ajyanywa inzoga urumva n'ubukwe bwe ntago bwaba buri. Watanywa inzoga ntibivuze yuko ryabura kutazigurira abantu. Arya nzoga muri Kenya. None se jewe ntago ajya zingurira. Zanzoga zo muri Kenya nanjye Yago rwose byera razingurira. Konyage. Konyage wallahi nizo z'abanyakenya. Kabisa. Ariko zitumwa niza abanyarwanda ntago ari z'abanyakenya. Ariko Imana zafashira ngo bazamutera indo. Oya Yago yamaze guhita bamuhisemo. Umva nkubwire kama namakacu ubukwe bwe bwabereye muri Kenya. Namakacu ubukwe bwe bwabereye muri Kenya. Nawe twiteguye ubukwe ariko nituramenya amatariki. Amatariki nituramenya icyo tuzi cyo Bahati nawe afite ubukwe. Bahati Makacu buzabera ariko sha yarabuhishe. Sarako yakoreye buzabera muri Kenya. Sarako yakoreye mu nyanja ngo y'Ubuhinde. None azakorera mu nyanja y'Ubwongereza. Umva se ahubwo arandi mabyo utazi. Wabonye ukuntu Aisha na Murinda Habirene ukuntu byatangiye ari ibintu bya joke Aisha azamubwira ati Irene wabaga he, azamubwira ati ngarashaka urukundo batwereka zira pranka. None ibintu byamaze kuba tuzaza urimo uzatumira inkuba ngo nize guseriva abantu mu bukwe. Uzayitumira kabisa ibyo bintu bizanye ute? Ese ntago byagaragaye. Aisha ntago namubonye atangiye gukora kuri MI. Kiramani se yamwirukanye. Kiramani yamwirukanye. Ndi mu kiganiro mama yake. Ako se none wasikayitu. Oui allo. Ndi mu kiganiro ubutuvugana turi live. Ariko skayitu. Tuvugisha ukuri. Yego. Tuvugisha ukuri. Ubundi Irene safite umugore. Waramumuhaye se? Murinda Habi nta mugore agiye. Yigeze amukwereka. Ni mushiki wawe se? None se Irene agicuruza inkweto ko bavanga afite umugore. Afite n'umwana. Rego umuntu abo umugore wari uko mwabanye. None ngo dutegereze ubukwe bwa Irene na Aisha nabwo bugiye kuba. Ubwo bugiye kuba kuko batangiye no gufatanya imitungo. Aisha yarayakoreye kwa Kiramana arayafite menshi cyane ntabwo ni miliyoni nka 50 z'amanyarwanda. Buraza yahuza na Irene bakora kana. Azayatayahuza na Murinda Habi. Bakora igikwe. Bahita bakora ubukwe. Shambega ibintu byiza. Kaisha nuko ndaragashuti kanye nta nubwo kamwe inzoga disiki. Nta nubwo kamwe inzoga kinywera fokazini. Oya giterere man yakareka. Aisha nani inzoga yinywera fokazini gusa. Na pete mitsingi. Na pete mitsingi nta nzoga. Sha inzoga yaraziretse koko. Shaka maro we. Nese iyo nkuru ninde wayiguhaye? Amabyase ntago ari ku mbuga nkoranyambaga. Cyangwa nta analize uri gukora kubera ko Aisha yabonye akazi muri Nuzi. Oya. Muri MI. Akira. Oya yongiye ni Nuzi. Ibyo ni byo nta analize zidafite Nuzi, zidafite fact. Oya none se ko yamusabye urukundo ubwo Irene wabona yaramuteye indobo nawe. Shoro gusanga Irene yaramuteye indobo akambwira ati kugira ngo uhe urukundo reka ngo wakaze. Niko ako hari urukundo rurenza kuguha akazi. Ubwo nyine nirwo yamuhaye rwo kumuteza imbere. Yego urukundo mani ni ibintu bisanzwe kamaro. Ngiye se urukundo rwa Philipita na Kadete rwo rugeze. Philipita bamuteye indobo. Philipita bamuteye indobo urumva? Kadete asigaye akundana n'umubawunsa. Maniga. Sha ndumiwe kabisa. Kadete asigaye yikundanira n'umubawunsa. Ende James se? Ubita umubawunsa bita Chris. Akundana na bawunsa Chris. Uzigo ugenda muri Benzi
hanyuma nuze nayo ngo bateranye ndabona bwiza. Oya ahubwo nuze sigakundana na Cadette sigakundana n'umukobwa bita Pichen. Pichen uramuzi wahoze muri Stone Church. Pichen ndamuzi. W'inshuti ya Bulldog. Niwe bari mu rukundo na Cadette. Cadette akundana na Pichen. Asiga akora Cadette ubu yanagiye muri company wabo na Pichen. Bayita ngo kisi yo company. Ni Pichen Limited. Oya ni company icuruza kawunga bita Gashumba. Gashumba? Kawunga bita Gashumba. Ni iwabo na Pichen niyo Cadette asiga akoramo. Kubintu numva byafashe indi ntera. Kuko nuko none se tugeze no kuri nuzi. Uyu witwa Korode Wakikasi. Korode Wakikasi ngo bwiza yamaze kumutera indobo. Bwiza imukaraze. Yamubwira ati Korode Cabayinga. Yamubwiye ngo ntabyo ku managing nankoramo akazi. Oya. Byatewe na Nizbeat. Kuko Nizbeat ni uri gukundana nawe. Nizbeat ari gukundana na Nuzi. Ako bagiye bareba nka couple Faizo ukuntu bimeze neza n'umugore we ujye ureba nk'iriya famille ukuntu bimeze. Baba bameze neza cyane. Bameze neza mujye mubareberaho namwe mugira ibintu murema bifatika. Cyangwa barebe Skytona Mama Doughboy. Shani babizi. Ibintu byo guterana indobo mwabikuye he musige mwarizanishijwe. Mungu ntago wakundana n'umuntu utamuteye indobo oya kumwubika imbegeti yiki. Byose nuko babishingiye ku rukundo rushingiye ku irari manya. Irari. Ariko irari rugarije muri iki gihugu kamaro. None muri kino gihugu harimo ikintu. Uzi nawe ubonye urwana ukumva warusingira. Harimo ubusambanyi bukabije we. None bano batoto bakiri batoya mwana, sibyo? Bano batoto bakiri batoya bafungishije abantu kubera ukuntu. Ako wabonye ubukobwa butonya bufite imyaka mito y'ukuntu bwigize imbambare. Ubukobwa butoya bwigize imbambare ubona bugenda bwikatisa. Cyokoza leta y'igihugu yarakoze. Nabonye kari agakobwa kuzikiri cyanejeje nshimira leta yacu. Uburyo bavuze yuko nta mwana wemerewe kunywa inzoga ari munsi y'imyaka 21. Kuko wakubitanaga n'akana gafite imyaka 18 ukakabona imbari ukavuga se mana isi nijo nkuba ari gashikikanye byagenda. Niyo mpamvu muri boutique zisigaye zihenda kuko barazigura bakazinywera mu mago. Sha polisi batangire bagendeho. Ni gute uhereza umwana inzoga uri munsi y'imyaka 21? Bari abana ntago ari inzoga gusa banywa n'itabi banywa ibintu byose. Bera nkaba nanjye ushobora gukora ikintu cyose ariko ndi mukuru. Hako none barije ureba nk'umwana 20 18 17 kama bira bintu bigomba kwamaganwa. Bira bintu bikwiye kwamaganwa. My G. Hako nawe ari comment najyaga mbona nyinshi bazigushinja. Ngo nawe hari umuntu ujuza muri comment zawe za kera wajya guza agahita yandika amati kamaro atabana babandi wowe n'abatima kaca mwararuyemo bajyana muri filime za Mbaya. Uwo muntu usumuzi uramwibuka muri comment ko Mbaya yanuze yari drama ntago ari pornography. Niyo nyine abayabuze ibintu avuga. Mbaya se yari pornography. Mbaya yari nuze yari filime ya drama. Abana bari kamera tugenda uretse ko bararuye abana nta n'umwana twiye dukasting uri munsi y'imyaka 22. Twe twakastinze abakobwa bakuru ba Jokes se sa abakecuru ba Jokes ura nibo bakita abana. Kandi Jessica yaravuze ngo afite 23. Yagiye muri Miss Rwanda muri 2008 urumva uyu munsi yabagifite. Jessica yakoze ikiganiro kuri Big Town avuga ko afite imyaka ingahe Jessica. Man share ka nkubwiza ukuri njyewe nakoze na Jessica afite imyaka ingahe? Jessica se niba afite mike ni nka 30. Anison 20 ngo ni 3. Ariko ziko nta mukobwa ukirenza 22. Ba Joannes uziko umukobwa mari imyaka 8 afite 22 akaba gifite 22. Joannes umuntu yaba afite umwana yiga muri primaire muri 6e. Umuntu yarangiza yakubona yamukinishije filime ngo wazanye umwana muto mu kazi ariko nukabona abana afite ibyiso by'imyeru mugire ngo nabana ngo nibihinje. Hari abantu badatukura amaso bitewe nuko bataraye amajoro. Wewe warangiza ukagenda ukahuruduka umva nk'ingongura imanuka ku musozi ukavuga ubusa ugakubita ibikomenti aho ngaho urumva. Ariko umuntu afite uburenganzira bwo kwandika ibyo ashaka muri comment. Hano hari ikigabo cyandika comment nimo ngo cyitwa nde. Nayo icyo noneho kiranya ngashaho. Cyitwa nde ngo iki. Ya kindi cyanditse kuri za hano za Morini. Za mugore wa Danilo none.
kiriya kintu hariya cyitwa ngo iki my friend kiyise ibizina nazi ngo ni gisitari noneho byibura ikintu kimbabaza ni ukuntu kiba kiri kuruhira ubusa kiba kiri kunteza imbere ngo kizi ko kiri kuduca inyuma ngo kiri kudusubiza inyuma ngo kiri kutwangisha abantu ntabwo watwangisha abantu ngo bikunde wowe ntabwo wakora ku munyamugisha urumva ujya ugenda uvuga ibintu ushaka nushaka wuntuke ngo ndi mayibobo uvuga ibintu byose wikubite hasi ubwanuke sitiri nzinjiza amafaranga ukomeze ushyiraho komenti z'ubucucu zidafite ikintu zikumara aba yakugiriye ishyari ni ishyari namaze gusanga nk'umuntu ujya muri komenti namaze gusanga nk'umukoboyi iyo muziranye ari umuvandimwe wawe ariyongoza akajya muri komenti akagutuka mana abakoboyi tuba tuziranye niwe wadutuka muri komenti ujya muri komenti akagutuka agahita kwita ibizina bitari ibyawe agatangira kugusebya agatangira kuvuga ibi ngo bagira gutya na gutya yewe akagenda akanya akuzuza sha utumye apeti idakomeza numva ijambo uvuze ndimo ndarya ngaho ruka noneho azikabaye mugize isese mubimaze wavuze ngo umuntu ngo yaneye yujuje ngo ugize isese ngaho ruka kuko kiguma gutamira se nabonye ka gakobwa kakundanaga nanuzana Titi Brown nako gasigaye gakundana nande ninde nabonye basigaye bakundana wo mustari ni Kevin Kade ni Kawase niba ni Kevin Kade ninde nabonye na Junior Merit System bamufunze Madrid ntikarana mugemurira dore kaba karimo karajinurana n'umuniga aho ngaho kasaze kuri social media ejo bundi nagaruka akagwira miliyoni kazaza kamuhena imbere n'ubugutiya bugufi urumva ngo shushu be ngo bamurekuye ngo yacishene ngo be bamurekuye ariko sha mwagiye mureka kubeshyanya kandi abakobwa impamvu buri munsi mwirirwa mubabaye no kubera ko natwe abahungu mutubabaza ngo be ngo bamurekuye be bamurekuye kubera iki ntago nakurikiye ka Brandine ngiye tugikundana kambura ngo katashyaho rwa rutabura mutika kazana nanjye na nkometse ikagahagarika kwa Rujugiro urumva hariya muntu uzara ku muhanda w'amabuye nkabona umukongomani arafunguye n'uruda yambaye ubusa hejuru nkabona agahaye iminwa santarari nkabona binjiye mu nzu urumva ngo ni agakopine kanye ngo turakundana ngo turishere ishusho ako ntabwo nzibagirwa ewana Brandine ariko niwe mukobwa wakunze mu buzima none se mwebwe na Gatete ntabwo mwamufataga mukamujyana muri Gato yaba wese kuri Cosmos oya hara niwe nabaga mukamugurira amayoga mukararamo umwenda kandi muzi ko akundana n'umushiti wanyu shacaze man ibintu bibera muri iki kigali ntabwo nzibagirwa uza saa moya saa mu gitondo urugi ukenda kununagura ariyo naje wakunguye naje mfite umutarimba izina ry'Imana ndasanga ari wowe urimo ndasanga ari wowe urimo urumva ngasanga ari Gatete cyane yari kuba ari ikibazo inkuba ari gukubita ariko byarangiye nawe guteye indobo oya ntabwo yanteye indobo nahise mutwara shamana waransekeje waje ufite umutarimba ati mufungure ati Skype ati nureba ati noneho ngo ati uwo mukobwa muri kumwe nawe we naguze ikintu nakoze ngo mpure mama ngo nimudafungura ngo mpure mama ibirahure we naguze ikintu nakoze nyuma Skype njyewe uzi ko nyuma ya kiriya gihe njyewe nafashe muri umuntu wa Brandine nanjye tugakundana baraza babikureho urumva oya reka mbibakurireho babyibagiwe se nese urabona uriya mukobwa uri kugenda nk'akanyamasyo arimo aromboka ari gukururuka nk'akanyamasyo ameze nka cyagiye Fireman yajyaga kuri stage yikanze ngo umuntu yaririye ibiceri kera yari avuye kwikora noneho baramubwira Green Pro baramubwira ati nyuma wa mukobwa ndamubonye wa musoja Fireman akajya aririmba yunamye ngo umuntu atamubona kandi ari kuri stage amaze kwikubita amaze kuririmba wunamye wishe batakubona Fireman yari waneza Fireman ni umuhanga cyane Fireman ni umuhanga ari mu kazi arafubura Fireman yize no mu ndanga bise imbere yacu na bapazo na ba mabobo buryohe MC buryohe bize imbere yacu ari byo birarabiyoboye ikigo
kabisa MC Buryohe buriya nawe ngo ni mukuru. Ni abakuru barabati. Hari igihe yigeze ku ese baburyohe ko hari igihe yigeze kunkatira yaranumiye ndakererwa. Arangije tambwira ati peta ati mana tubwo bukoboyi bwanyu mani skaitu. Ngo ibyo bintu bawigira ngo ibyo ngibyo nguru umukoboyi ngo mana ibyo ngibyo na aferi toto peti. Twe twakinnye amadiru turi bakuru peti yangu. Urumva ngo ubwo bukoboyi bwangu butangiye kunzanira peti skaitu ati naga ari byiza. Ati gusa sinavuga ngo ikiganiro ndakikuyima ngo ino dukora ikiganiro ariko peti yangu wandaburije. Ndambwa se wori mukuru mu biki ndambwa atareka ibyo ngibyo umbwira wori mukuru mu biki nagaje bundi nakubona ngwego nyine unzi icyo gihe arambaza tufite imyaka inga nyikimuga yambwa ati nkurusha imyaka igera muri 7 MC Buryohe kurusha 7 narambwa ati nkurusha imyaka igera muri 7 ndavuga ati baba kobo yabari bakuru urumva mwana ibintu byakomeje byafashe indi ntera uwitwa Shania Shania wagaragaye mu mavideo uri no mu ndirimbo nshyashya ya Platini yari amaze igihe kinini ari mu rukundo na producer de Benjamin ubu byararangiye Shania yateye indobo producer de Benjamin yamuteye indobo de Benjamin urumva yaramubabaje ku buryo buri munsi yatakazaga ibiro bibi na Rwatubyaye yateye indobo Sherinador Rwatubyaye yateye indobo Sherinador sibuka ko Sherinador nawe atera indobo uwitwa Sefu umukinnyi wo muri AS Kigali nawe Sherinador amutera indobo uwitwa Dididor ateye indobo Kimenyi Yves ubu Kimenyi asigaye akundana na Muyango bari no mu rukundo rumeze Dididor ateye indobo Kimenyi Yves Muyango arayisama Muyango arayisamira hejuru avuga ati sinaguhezereza ntabwo naguhezereza uribuka ko Kimenyi banamuserereje cyane bamusebya byatari ibintu bidafatika kandi ameze neza niki ngo yiyoroshe umufuka niki urumva bamusebye hanyuma Bwiza we ngo yamaze gutandukana na Nuzi Claude baratandukana ngo bamukatiye ahubwo undi muntu ariko uziko na Knowless ahubwo umuntu ufite urukundo urumeze na Knowless yateye indobo Safi Madiba arya Kerema arayisama oya Knowless yateye indobo Safi Madiba Judith ahita yisama ariko zikari byo yari imbegeti ntago yari indobo yari imbegeti Kerema ninde yateye indobo Kerema se hari umuntu bigeze bakundana yakundanaga na Maranata Kerema yabaga yibereye mu rusengero yabaga yibereye muri Maranata yakundanaga na Piano urumva yakundanaga na Piano arangije abonye Butera Jeanne d'Arc aramubwira ati wizire mu gituza cyanjye umuhungu wa Karaki abandi bantu batewe indobo muri iyi weekend sasa Najima yete Big Farias Najima yamwiye Najima yire kuri Big Fizzo urumva Najima babana n'umujuweri bita Mackenzie yabana na Mackenzie ariko Najima ariko Big Fizzo afite indirimbo nziza mane wayibona Kamaro mfite amabya ariko mfite ikibazo cyo kuyavuga oya yavuge nta kibazo niba atari mfite amabya kandi ni ibintu maze igihe ndi kugenda nkontorora ngenda mbireba ibyo bintu nkabikurura nkasanga ari byo uzi ko Divine uzuba Dubai Divine akundana na Afrika gatunda se Afrika gatunda akundana n'uriya mukobwa buretse mbikubwire Divine gatunda akundana na Afrika mbaza ati ni gute Divine gatunda cyangwa Divine Afrika gatunda akundana na Divine Dubai ubwo Divine Dubai kumuha ku bisimba ibisimba by'amafaranga subizi se afite amafaranga menshi bakimburira tunyagiye namaze nsigaye mbona uduposti twinshi twa Divine agenda nagaho ka Afrika ngo kazi gukora akazi bagizere barabimbwiye urumva none aramaze imisi Afrika yaramaze imisi akundana na Neri ariko Neri mu ndirimbo uri muri Mampuchuri ya Nuza ya Okama Papa Cyangwe nawe na Papa Cyangwe yateye indobo Tatiana DJ Driza bayisamiye mu birere oya DJ Driza ari gukundana n'ura mukobwa watwaye award yitwa Shadi Tatiana ari gukundana na Tatiana ari gukundana na Nuza na Pushkin oya Tatiana n'ubundi we gahunda ye nuko zakundana n'abahungu benshi namara kuza 120 azahita afurikira aho ngaho itarongorwa akumana
reka dusozereze hano twari turimo nuko guko tuba twimereye turi muri joke tuba tugenda twiganira iyi niyo bita lifestyle yacu y'abahungu tuba twimereye neza ubu hari umuntu ugiye kujya muri comment atavuga atari ko bano bantu barasaze twarasaze ariko twasariye kugira ngo tubahe ibyishimo tubaneze twarasaze ariko umuntu uvuga ko twasaze azagenda agindera ajye kudufatira igitanda ariko abanza akiryame abanza testing neza niba koko bavura abasazi nuko renda so support kenshi bamaze kuri subscribe kuri Big Town TV. This is was recording kuzibura nshiki ariko uyu munsi twakoze nshiki itari imeze neza twari twiyubitsiranya twiterera uyu munsi no kuganira kuri freestyle za buri munsi kenshi buya kaka